iyo indege ikoze impanuka cyangwa ikazimira, mu binyamakuru akenshi hakunze kwandikwaho ko hakurikiye gushakisha ikizwi nka boîte noire cyangwa se black box yayo ngo hamenyekane icyateye iyo mpanuka cyangwa se icyabaye kuri iyo ndege mbere y'uko izimira. Boîte noire cyangwa se black box ni bangahe bazi icyo aricyo? Ese ninde muntu ujya wibaza kuki ako kantu gahora gashakishwa? Ese koko ni akabox k'umukara cyangwa ni ikindi kintu? Mu cyegeranyo cyo kuri uyu munsi tugiye kurebera muri rusange ese boîte noire ni iki. Ntimucikwe. Boîte noire cyangwa se black box ni akuma ko mu ndege gafata amajwi n'ibyerekeye urugendo ku buryo igihe habaye impanuka indege igasandara abakora iperereza bamenya impamvu yateye iyo mpanuka, niba yarashwe, yari yashimuswe se, ikindi kibazo icyo ari cyo cyose cya tekinike n'ibindi. Black box ni inyito ikunda gukoreshwa mu itangazamakuru, ariko inzobere mu by'indege bo batangaza ko ari electronic flight data recorders. Nubwo izina ryayo ryitirirwa kuba ari umukara cyangwa se black, ariko utu twuma tuba dufite ibara rya orange cyangwa se umutuku n'utuzingo tubiri tw'umweru tubasha kohereza urumuri. Akamaro katwo ni ugufasha abashakashaka indege kubasha kubona ku buryo bworoshye boîte noire igihe indege yashwanyaguritse, icyo twakwita umutima wa black box, ahabikwa amakuru aba ariho habajya kumera nka hard disk cyangwa se memory card. Black box ibigizwe n'ibice bigera kuri bibiri. Hari ikizwi nka cockpit voice recorders cyangwa se CVR ifata amajwi ya pilote uba utwaye indege n'ibiganiro biba biri hagati y'abari mu mwanya abatwara indege bicaramo cyangwa se abakopilote. Hari kandi n'amatangazo agenerwa abagenzi avuye kuri cockpit, amatangazo mpuruza n'ibindi. Aya makuru yose CVR iyafata nibura buri gihe kingana n'amasaha agera kuri 2. Ubundi bwoko bwayo ni flight data recorders cyangwa se FDR. Ifata ibyerekeye urugendo, umuvuduko w'indege, icyerekezo cy'indege, ubutumburuke iriho, imikoresherezwe y'amavuta ikizwe nka fuel flow, ubushyuhe buri mu ndege ndetse n'ibindi. FDR kandi ishobora kubika byibuze amakuru y'amasaha 25 y'urugendo. Iyo hagize igihinduka mu migendere y'indege, black box iracyandika. Nubwo akenshi indege ziba zifite ubwoko bubiri bufata ibibera mu ndege, mu nyandiko yacyo yiswe How Does a Black Box Work, ikinyamakuru Deutsche Welle gitangaza ko hari n'utwuma dushobora gufata ibibera mu ndege icyarimwe, gusa ngo amabwiriza mpuzamahanga avuga ko buri ndege igomba kugira CVR ndetse na FDR. Boîte noire rero cyangwa se black box bwa mbere zavumbuwe n'umugabo witwaga François Hassenot hari mu mwaka w'1930. Izigezweho zavumbuwe na Dr David Wallen ukomoka muri Australia, wari inzobere mu by'ubumenyi bwo kuguruka kw'indege, ikizwe nka aeronautical scientist, wakoraga mu kigo cya Defense Science and Technology Organization Aeronautical Research Laboratory iherereye mu mujyi wa Melbourne. Mu ndege zakozwe kera bisaba ko mbere yo kuyigurutsa hacanwa black box ngo ikore, ariko mu ndege zigezweho kuri ubu birikora ikizwe nka automatique. Boîte noire rero ya CVR ishyirwa mu gice cy'imbere cy'indege, naho FDR igashyirwa mu gice cyerekera inyuma cy'indege, aho twakwita ku murizo wayo, kuko ngo ariho iba ifite amahirwe menshi yo kudashwanyagurika igihe habaye impanuka, nk'uko bisobanurwa n'ikinyamakuru The Guardian mu nyandiko cyahaye umutwe ugira uti The Secret of the Black Box, How Does MH307S Flight Recorder Work. Twongeye kuguha ikaze mu munota w'ubwenge wo kuri uyu munsi. Iki ni igice cya kabiri kigaruka kuri black box, aho twabanje kubasobanurira uburyo zikora ndetse n'uko zikoreshwa. Uyu munsi tukaba tugiye gukomeza n'ibyerekeranye na black box byagutera amatsiko. Niba wibuka neza aho ushize twagarukiye, twarimo twibaza aho black box biteretse ndetse n'ikimaze mu ndege. Ubu uri kwibaza uti noneho nintega indege nje mfata umwanya w'inyuma kugira ngo indege ninakora impanuka nzabashe kuyirokoka? Yego, ibyo wibaza bijya kuba ukuri, ariko icyo ukwiriye kumenya nuko black box zo ziba zikozwe ku buryo zishobora gukora hagati y'ubukonje bungana na degree Celsius inshuro 55 inyuma ya zero, ni ukuvuga ni muri -55 degrees Celsius, kugeza ku bushyuhe buri hejuru ya zero inshuro 77, ubwo ni +77 degrees Celsius, nk'uko inyandiko ya The Guardian ikomeza ibigaragaza. Ubushakashatsi kandi ngo bwagaragaje ko iyo utwuma twa black box turi gukorerwa igerageza tubasha kurokoka, nyamara tumaze isaha dukora turi mu bushyuhe bungana na degree Celsius imwe
n'ibice 110 cyangwa se ubushyuhe bungana na degree Celsius mu 260 mu masaha 10. Ikinyamakuru The Business Insider cyo gitangaza ko kuba black box iba ikoze gutya atari kugira ngo ntizasandare mu gihe indege ikoze impanuka, bityo abakora ubushakashatsi bakamenya icyateye impanuka. Mu nyandiko igira iti black boxes are incredibles, here is how they work and how they survive yo kuwa 20 Werurwe 2014, Business Insider inongeraho ko black box ifite ubushobozi bwo kumara ukwezi kose mu mazi mu bujyakuzimu bw'ibirometero 9.6, ubwo ni mile zigera kuri 6. Buri ndege yose rero ikora ingendo z'ubucuruzi iba ifite black box igizwe n'akuma gafite low frequency gafasha kukabona iyo kageze mu mazi, kuko gahita kakaba kabasha kohereza ibimenyetso mpuruza mu buryo bw'amajwi nibura kuri birometero bigera kuri 4 z'ubujyakuzimu. Iba ifite bateri imara iminsi 30, nubwo ubushyuhe n'ubujyakuzimu bw'amazi bishobora gutuma iminsi yayo iba mikeya. Iyi ni nayo mpamvu bikigoranye kubona MH370 ya ndege ya Malaysia Airline yazimiye iva Kuala Lumpur yerekeza Beijing. Kugira ngo rero wumve neza ko black box zirokoka impanuka y'indege ku kigero cy'100%, twafatira urugero ku ndege ya Air France 447 yaguye mu nyanja ya Antarctica muri Kamena 2009, ariko nyuma y'imyaka 2 iyi mpanuka ibaye black boxes zabonywe zikiri nzima. Gusa CNN itangaza ko kugira ngo zibonywe byatwaye miliyoni zigera kuri 40 z'amadolari y'Amerika. Ubwo indege MH370 yazimiraga, bamwe bibwiye ko abari bayitwaye wenda bazimije black box zombi zayo. Steve Abdu umaze igihe kinini atwara indege yatangarije Business Insider ko bidashoboka ko umupilote azimya black box. Black box rero zatumye hamenyekana icyabaye ku ndege ya Air France 447 yahitanye abantu 228. Ingero zaho black box zifashishijwe ngo hamenyekane impamvu yateye impanuka z'indege nyinshi. Mu ijoro ryo ku itariki ya 1 Kamena 2009, indege ya Air France yakoraga urugendo rwiswe 447 yavaga Rio de Janeiro muri Brazil yerekeza i Paris mu Bufaransa, yaburiwe irengero, irimo abagenzi 216 n'abakozi bayo 12. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Airbus A330 akarongo gatambitse 200 yaburiwe hagati y'inyanja. Ibyuma bya radari ntibyabasha kubona irengero ryayo. Hashize iminsi 5 hataramenyekana impamvu y'izimira ryayo, nubwo nyuma ibisigazwa byaje kuboneka, ariko hari hakibazwa impamvu nyakuri yatumye igwa mu nyanja. Aya niyo majwi yakuwe muri CVR agaragaza ikiganiro cya nyuma abari muri cockpit bagiranye mbere. Yizamure manuka, mpereza mbikore, mpereza baryo utwara. Muri aka kanya Robert niwe wahise atangira gutwara indege, arayimanura. Bitunguranye ijwi ritabaza ryahise ryumvikana ribamenyesha ko bari kwegera cyane amazi y'inyanja. Nyuma yo kwiga amajwi yo muri black box, abakoraga iperereza bemeje ko uburyo butuma indege yiyobora cyangwa se ijya muri autopilote bwahise bwangirika nyuma y'ikubita ry'inkuba, ari nabyo byatumye abari bayitwaye batarabonaga neza umuvuduko wa nyawo indege yagenderagaho, bananirwa kuyisubiza ku murongo, bituma abarimo 228 hasiga ubuzima. Iyo bera ryari imaze imyaka igera kuri 2 nibwo ryabashije gusobanuka icyateye impanuka kiramenyekana, byose kubera black box. The Guardian itangaza ko kampani zabasha gusuzuma no kwiga ibiri kuri black box ari nkeya cyane ku isi. Iki kinyamakuru kandi kinongeraho ko bitwara nibura ibyumweru cyangwa se amezi kugira ngo abakora iperereza babashe kumenya neza icyatumye indege isandara bagendeye ku makuru abari kuri black box. Gusa icyo twakomeza nuko uko hatariho black boxes impanuka zimwe z'indege zazaba amayobera iteka ryose. Ngibi mu ncamake imiterere n'imikorere ya black box.